Coin TV nejejwe no kongera kubana namwe kuri uyu munsi. Ndizera aho muri hose mumeze neza, abatameze neza muhumure muraza kumera neza. Bayi kazero mu kiganiro cyanjye aho tugiye kurebera hamwe uburyo bwiza bwo guteka ifiriti ku buryo umuntu wese ugiye ku meza avuga ati wa umuntu ateguye ya meza pe ni umusirimu. Ikindi kandi hari ukuntu abantu tuba tuzi ko ahari gukora ifiriti ari uguhora dukora ibintu bimwe. Oya, ifiriti wayikora mu buryo bwinshi butandukanye kandi ukabona ibintu byawe birasa neza. Rero nibyo nshaka ko turebera hamwe uno munsi, tukareba uburyo bwiza bundi wakata ifiriti ku buryo rwose warumenyereye kubona ameza yawe abona ko umunsi hari icyahindutse. Nkuko rero maze kubibabwira mu mwanya, tugiye kurebera hamwe uburyo bwo guteka ifiriti mu buryo ifiriti nayo isa neza cyane. Rero ibikoresho ngiye kwifashisha ni akangaka gusa, nakangaka ngiye kwifashisha kugira ngo dukore ifiriti yacu. Ntabwo gahenze, mu mabotike kabamo, mu masoko atandukanye tuba turimo, ukakagura rwose ku buryo nawe uzajya wikorera ifiriti yawe ugahinduranya ku buryo uyu munsi nimba wateguye ikase ihagaze, uyu munsi ukate uburyo bwinshi butandukanye bwo gukata ifiriti rwose ku buryo ameza yawe ahora ateguye bihinduranyije. Rero reka tubanze dukate n'ubundi twifashishije icyuma ku buryo n'ubundi biri budufashe gukata neza bya birayi byacu, kubera ko kariya nta mbaraga nyinshi kaba gafite. Reka tubanze tubikate gutya nyine. Ubu nyine nabikase, hanyuma nze nkate amafiriti yanjye uko ndi kubibabwira. Yego, cyuma gishyire ku ruhande, hanyuma nkatagure amafiriti yanjye uko mbishaka. Ugafata gutya nyine ukagenda ukata gutya. Yego, ugakata gutya. Yego, gutya gutya, hanyuma ugakomeza gutya. Kongera ugakata n'ikindi, ukagenda ukata gutya nyine. Nuko nguko kano kantu gakata ifiriti, hanyuma ugasanga ifiriti yawe ije ifite forme nziza cyane. Dore usanga ni ibintu bisa neza cyane. Kandi ifiriti rwose yisanze ku meza ushobora kwibaza uti se iriya firiti bayikase gute? Kandi rwose nawe ubwawe wabyikorera, wajya kuri botike ukakagura, ntabwo gahenze pe. Wategura uyu munsi ndagura akangaka, ejo mbese ukagenda gake gake ariko ukagera ku cyo ushaka kugeraho. Ifiriti ntabwo mujya mubona ukuntu ziba zikase se, ni gutya nyine. Gutya ukagenda uhinduranya ku buryo nyine katari bunanirwe. Dore ni gutya ukarya ifiriti isa neza, uryoshye ku buryo rwose wumva nawe ubaye neza cyane. Ubonye ko ifiriti zawe zihita zimera zagize iyindi forme imeze neza ukuntu. Dore ni gutya. Urabona ko rero guhinduranya ibintu biba bikenewe rwose pe. Uraza kuyibona ihiye ukuntu iri bubisa neza. Dore ifiriti ifite forme nziza kandi rwose ibereye amaso. Hanyuma rero njyewe ngiye gushyiramo umunyu kubera ko umwana aba ari buyirye.
ngomba kuyitekana n'umunyu njyewe, hanyuma wowe sinzi ko ubigenza ariko njyewe bitekana n'umunyu. Iyo ushyizemo umunyu bituma umwana ayirya neza kubera ko murabizi ko si na mwiza cyane umunyu mubisi, natwe tubishoboye twajya tuwuvanga nta kintu byaba bitwaye. Rero ni mubi ku mpyiko z'abana, ni mubi natwe ku buzima bwacu busanzwe, niyo mpamvu ngiye mbanje avanga umunyu. Niba n'amavuta yanjye nayo yahiye, ubu ngubu ngiye gushyiramo ifiriti zanjye nateguye. Urabona ko iyo zikase gutyo ziba zisa neza, dore ukuntu zisa neza cyane. Zenda zikunda iyo zisa gutyo. Yego n'ubundi ntabwo ufite inyanga ndayikunda pe ariko rero iyo ikase gutya biba akarusho. Amavuta yacu rero yahiye, n'ubundi dushyiremo ntabwo ari byiza gushyiramo amavuta yacamutse cyane, ntabwo ari byiza pe, iyo ushyizemo yacamutse cyane rwose ifiriti zawe zihita zangirika, bitewe n'amavuta bikazamo ikintu cyinshi cy'umukara, ugasanga ibintu ukoze ntabwo bisa neza. Rero ni byiza ko ushyiramo atarashya cyane, ataracamuka bikabije. Niyo yaba yashyushye ahita agabanya ubushyuhe. Hanyuma rero hari ikindi kintu ngiye kubereka. Abantu benshi bazi ko guteka ifiriti ipfundikiye bitabaho, ariko ndagira ngo mbamenyeshe yuko bibaho cyane, kubera ko nk'abantu bamaze kugira iterambere atari njyewe ugiteka mu isafuriya, bakoresha akuma imeza yabugenewe, bakunda igikoresho cyabugenewe cyitwa friteze. Ni ikoranabuhanga nyine, icomekwa ku muriro ubundi ugashyiramo ifiriti ikaza imeze neza. Iyo firiti iri muri friteze iba iryoshye pe, iba ihumura neza cyane. Rero kuko njyewe ntarabasha kugera kuri urwo rwego, nahisemo kujya nanjye ndya ifiriti ihumura neza kandi iryoshye. Uti ubigenza gutya, iyo umaze gushyiramo ifiriti yanjye gutya, nanjye mpita nyipfundikira. Ibi ngibi bivuze iki? Iyo upfundikiye, ubundi ibintu byose nasanze iyo ubipfundikiye bishya neza, bigahumura neza, bikaryoha, kandi impamvu ni iyihe? Nuko wa mwuka wose iyo dupfunduye usohoka, wo uragenda ukaguma winjira muri bya biryo, bigatuma rero ibiryo bihumura neza. Niyo mpamvu usanga kenshi na kenshi ifiriti yatekewe muri friteze, ntabwo nkubeshya pe, narayiriye iraryoha, iba ifite impumuro yayo, icyo ni kimwe, kandi no mu kanwa rwose pe uba wumva ko harimo imeze neza cyane. Hanyuma rero wowe uzi ko ifiriti idapfundikirwa, irapfundikirwa, noneho ubwo wa mwuka wajya gusohoka ukagumamo, ku buryo iyo uri kuyirya nubikora nawe uzambwira iba imeze neza cyane pe. Hanyuma rero dutegereze ko ifiriti yashyishya, ubundi dukomeze uhize umwanya ukurikirane, kuko ndifuza yuko umenya ko ibintu byose uhindure ifiriti, uhindure imitekere, upfundikire ifiriti, wumve uburyo, mbese ibintu byose nifuza ko icyiza namenya nagisangiza abanyarwanda, abantu muri rusange,
abankurikiye bose impande enye z'isi, ni ukuri ndifuza ko mumenya ibintu byinshi bitandukanye, tukarya neza kandi tukabaho neza. Reka rero dukomeze turebe ifiriti yacu ukuntu imeze. Mwabonye ko byatangiye gutogoka, reka rero mu mwanya muraza kubona ukuntu irashya isa neza, ihumura inaryoha. N'ubu nkifundura umwuka uhita wumva ko umwuka uzamutse uba utandukanye na wa wundi twari dusanzwe tuzi tutayipfundikiye. Dukomeze dukurikirane turaza rero. Wabonye ko ifiriti zacu natwe zaje zisa neza kandi rwose zinahumura neza cyane. Rero rwose birashyushye iza gutya, isa gutya ku buryo yiryana ku isimba rero ndakundura noneho mpita nyarura. Yacu yahiye isa neza cyane, irumutse imeze neza rwose rwose. Ifiriti ibereye ijisho kandi iryoshye rwose. Nyuma rero nta gisigaye uretse kuyarura, ubundi tukayitegura. Rero ni ibice banze yumuke, nimara kumuka dutegure ku meza yacu turye turyoherwe. Ifiriti yacu yabonetse, amafunguro yacu twamaze kuyategura ameze neza, ahasigaye ni karibu ku meza. Hanyuma iyo uri gutegura kandi iyo uri kwarura ugomba kumenya ko uri busige umwanya waho uri bufatire isahani, ku buryo utari burwane no ngo usange intoki ziri kurwana no kujya kujya mu biryo. Siga umwanya ku buryo nufata isahani yawe n'intoki zitari bujye gukora mu biryo. Ni karibu ku meza rero, turyoherwe, muteke, murye, mugubwe neza. Hanyuma ikindi, wowe utarakanda subscribe sheri, ndakwinginze pe, binkorere ukande like, ukande kanda akazogera kugira ngo ibiganiro byanjye bikugerereho ku gihe, kandi usige na comment. Urakoze cyane, ndabakunda cyane rero, mugire umunsi mwiza.